Murakoze, murakaza neza kuri Twige School. Ubu ngubu tugiye gufatanya kwiga amasomo atandukanye. Ku bantu tuzafatanya kwiga, ndavuga abantu tuzafatanya kwiga isomo rya programming zitandukanye. Tuziga website programming, web app programming, mobile app programming n'izindi programming zitandukanye. Dukoresheje language nanone zitandukanye. Aha ngaha hari ibintu by'ingenzi ngira ngo mbabwire tuzifashisha mbere y'uko dutangira programming. Computer yacu cyangwa se mudasobwa yacu igomba kuba ifite ibintu by'ingenzi bikurikira. Tutibagiwe n'ibyo tuzongeraho, ariko by'umwihariko tugomba kuba dufite server. Aha ngaha server tuzakoresha XAMPP, kuko ariyo dushobora kuzabona ari nziza ugereranyije n'izindi. Ushobora kuzaba uri gukoresha WAMP cyangwa se indi server iyo ari yo yose, ariko twe tuzifashisha XAMPP. Ni nayo mpamvu nashyizeho iyi link. Iyi link izadufasha kubona iyo software izaba ari free cyangwa se izaba ari ubuntu. Aha ngaha turafungura browser iyo ari yo yose. Murabona ko mfite browser zitandukanye, ariko turakoresha Google Chrome. Njye niyo nkunze gukoresha, nawe wakoresha iyo ushaka. Nitumara gufungura Chrome cyangwa se browser yacu, turaza dufate iyi link ubona yitwa Apache Friends. Turaza tuyikopiye cyangwa se uyandikure uko iri, tuyipestinge cyangwa se tuyandike hano muri search bar ya browser yacu, duklike enter. Aha ngaha turahita tuza kuri uru rubuga rwa Apache Friend, aho barahita baduha XAMPP. Niba ukoresha Windows uradawunilodinga iyo ukeneye. Hano hari version zitandukanye, hari iya OS, Mac OS, hari iya Linux, hari n'iya Windows. Urahitamo bitewe na computer uri gukoresha. Kuko njyewe ndi gukoresha Windows, ndahitamo Windows aha ngaha. Aha bambwiye ko download irahita istartinga mu kanya. Aha ngaha urategereza bitewe na network uri gukoresha, nanone bitinda bitewe na internet uri gukoresha. Urabona ko hano tuvise tugira 0, ni ukuvuga ko download yacu yatangiye kuza. Amasegonda make turaba tubonye install cyangwa se setup ya XAMPP. Nk'uko mubibona, XAMPP nitumara kuyibona biraba bivuze ko twamaze kubona server yacu, turaba dusigaje kuyinstallinga. Ikindi cya kabiri tuzakenera ni Code Visual Studio, niyo tuzakunda gukoresha, ariko izi ni editor zitandukanye. N'indi editor iyo ari yo yose wayikoresha. Ushobora gukoresha Sublime, ushobora gukoresha Notepad++, ushobora gukoresha Notepad gusa, cyangwa se ugakoresha indi editor iyo ari yo yose ushobora gukenera. Twe tuzakoresha Visual Studio. Turajya ku rubuga rwayo nk'uko murureba, code.visualstudio.com. turaza nanone turupestinge muri browser yacu. Turapestinga, duhitinge enter, duklike enter. Niduklika enter, iratujyana kuri website ya Visual Studio. Nk'uko mubibona website yaje. Installer yacu ya XAMPP yamaze kuba downloaded. Turaklika Ctrl+J cyangwa se duklike hano, tubone installer, tujye muri folder ibitsemo, ibone hano. Nta kindi kiba gisigaye uretse gukora double click kuri installer, igatangira ikiyinstallinga. Already nje ndayifite muri computer yanjye, isanzwe irimo. Niyo mpamvu kuyinstalla bundi bushya byaba bitagize icyo bivuze, kubera ko nsanzwe nyifite, si ngombwa kongera kuyinstalla. Ariko iyo utayifite uyiklikaho inshuro ebyiri, warangiza ukemeza yes, ihita itangira kwiyinstalla. Ku batazi gukora installer, ndakeka bashobora kuba barimo,
ugenda ukora next kugeza igihe irarangira kuba installed. Code block yacu rero ni Visual Studio Code. Iyo tugeze kuri website yayo duklika download for Windows cyangwa se tugahitamo indi operating system nkuko mubibona. Iyo umaze guklika cyangwa se guhitamo operating system yawe uklika kuri download nayo ihita iba downloaded nkuko mubibona. Ndakeka izi nizo requirement tuzakenera muri programming courses yacu ku masomo yo guprograminga yacu. Nta handi wasanga aya masomo uretse kuri channel yitwa Twige School. Iyi channel yitwa Twige School niho muzajya mukurikirana aya masomo ya programming ndetse n'andi masomo agiye atandukanye. Murakoze, njye nari T Claude naho ubutaha.